ati umutima mutima na hypertension byose umaze iminsi kandi usitara cyane umaze iminsi uryama ukabura umwuka ni gute umuntu munini yabura gusitara ni gute umuntu munini haraho agera koko akabura umwuka ni gute umuntu munini koko utabona ko ari muri risk y'ibyo birwara yagera kunanutse nyagupfa Uwiteka ambwiye ko agukuyeho umwuka ukunywa amaraso niko avuze arakubyibuhishe ayiwe yagera kuwa kekeranya akabona uyu muntu yarize Uwiteka avuze ko amashuri wize abarozi bari baratesheje agaciro akomboka imiterere yabo bajyana bwa buryarya bwo kubereka ko ivuze kuko bakunda imvugo y'Imana bakunda kumva uko Imana ivuga bakunda guha agaciro abakozi b'Imana izi ndyarya zijya kubakenyuruza zitwaje Bibiliya n'ubuhanuzi izi ndyarya rero zagiye kubakenyuruza zitwaje ibyo ziza kuvuga ngo irantumye kandi ijisho ryayo ryayibonaga hehe mu miti ubu hari n'abaza bafite ku miti baza bambaye uruhu rw'urutoni ndamubona muri umujyi wa Kigali uyobora wambaye uruhu rw'urutoni akajya yikoza mu maso atume kutona kuri aba bantu umpe gutona ku bakoma umpe gutona kuboroheje mbatoneho ugasanga umuntu atonye ku banyamafaranga ariko ntatonye ku banyamwuka coach mu byago no mu makuba reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ati izina amazina yacu yavuze ko izatazaduhana mu byago no mu makuba abari burengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatatu y'abadiaspora abantu mwese mukunda Eva Mama Lionel abantu mwakoze subscribe Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha ibasetse kandi ibishimire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga uraho neza Mama Lionel yego muraho turashima Imana amina uyu munsi noneho ndabigenza ntera bigenza ntengo nirebere iyo modeli nubura uko byose ubitogose yawe ndabitogosa niyo zaba inyanya nanazitogosa rwose kuko birashoboka ibintu byose biraryoha byokejwe binatogosheje muri uru rugo modeli nziza kweri murakoze cyane abantu bari kwireba byanga byakunda ni nziza ariko utangiye kumenya ibintu byiza nako gatambaro kafite akineneko akantu kakineneko kandi nige wakumvanye hajya niwe nakumvanye none ka ize kuri level akineneko ni mukuru wa kiryo ampaye nka gwese abazi twatara hanyuma amakuru y'iminsi sinyazi ariko hayange ni meza buriya rero n'iminsi wakayimenye kuko tugenda buriya tubaho mu minsi ni mu gihe tubaho mu gihe buri minsi si yasubize kundusha ariko nayo iminsi reka nayo tuyihanurira iminsi si wumva se ubwo mpise njya mu mwuka duhanurira iminsi tuyibwire ko igiye kuba myiza kuri twe yego haleluya amen ako kantu k'inkorora nako akantu k'agakorora rero kadutse akantu kadutse pe abantu bamwe bari kubeshya ngo naga covid ariko covid nayo yaba yiryagagurika kabisa bigarutse ite si nk'ibyo byose se nayo yabigarutse vuba se nigenda ariko hirya y'ibyo byose ariko murashima Imana turashima Imana tugejeje aya magingo ikiduhaye uyu mwuka uhumeka kumva unduraje we Yesu we kwinjiza umwuka ukumva unduraje utazi ukuntu biri gukora kibaze se uje uturutse hehe kuyu duhumetse uturutse aha burya turimo n'ibintu byongera amavuta mu kubanyamwuka iyo uhumeka nta kibomboni kigucometseho abanyamwuka tuzi ikimana ibaya mu bumana tuzi ikiba yakoze okay wasega Imana tugatanga ikiganiro cyacu uyu munsi murakoze Uwiteka turagushimiye haleluya kubw'urukundo rwawe rwiza rukomeye ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye warahatubereye wabaye aho turi uba naho tutari ndetse naho turi kujya warahageze tuzahagera dusanga warateguye ibikomeye kuko kera nkiririya mu cyaro wari uri mutegura ahangaha ndi n'ubu uri gutegura ahandi kure cyane ibintu byose ubu birimo ubikora nk'ubishoboye ufite umwuga mu kazi
Haleluya. Ndagushimiye ko ukora ibyuzi kandi ukora ibintu bitabamo ingaru, kuko ibintu bitegura neza igisubizo hafi aho ngaho n'ikigeragezo kiregetse. Ufite ukuntu bihuza kandi tukabibamo dushima. Yego. Ngushimiye ko uturwanira ishyaka. Haleluya. Udukingira ikibaba, ntihagire uducishamo ijisho, uturwanira ishyaka ntihagire utumenyera. Yego. Ugahesha agaciro izina ryawe ku bwacu, kugira ngo batekereze bamenyere hamwe yuko ukuboko kwawe ariko kubikoze. Yego. Ibyo dukorera biratunyura. Habwa icyubahiro ku bw'aba bantu bateraniye hano, bagiye kumva amagambo yawe washyize muri twe. Tunagusaba ngo aya magambo tuvugira muri aba bantu ntazapfa ubusa, ntihazagira abayumva nk'ibisanzwe, ahubwo bajye bayumva nk'aho ari wowe uvuze kandi ni wowe uvuze koko. Yego. Ujye ukurikirana aya magambo, kuko ijambo ryawe ni imbuto itabora. Nta jambo biterwa n'aho riguye ku kara rikabigenderamo no ku mabuye rikabigenderamo. Ujye umfasha aya magambo ajya agwa mu butaka bwiza amere. Yego. Urakoze. Ndagushimiye ko utangirana natwe ugasozanya natwe, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. 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 Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire. Amen. Hano hari abantu bamaze iminsi batubwira ngo dukoreshe ijwi riri hasi. Nanjye naraje kubigenzura nsanga koko nibyo ku ruhande rumwe, ariko buriya n'ubundi dukoresheje ijwi riri hejuru byatanga ikindi kintu kibi. Ariko akenshi cyane hari n'abatubwira ngo nta jwi ririmo, ari telefone zabo, ari ikibazo cya telefone. Ariko ababivuzeho cyangwa bisaba ko arizamurira kuri telefone ye. Yego. Aha. Ariko akenshi cyane ndabizi neza ko abantu bari hano n'abana beza, baba bazi ibikwiye. Kandi tuza abantu bari muri Kenya. Aha. Ako kantu ariko ubanjirijeho ni bo. Abantu bari muri Kenya rwose, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hariyo abantu benshi cyane amplisi b'umumaro cyane, amplisi b'umumaro. Reka nkomereze ku bantu bari i Burundi. Reka nkomereze ku bantu bari muri United States cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bari muri Canada, bubahwe. Belgique, ndabasuhuje. Zambia, ndabasuhuje. France, ni bubahwe. Mozambique, abakomere. Uganda. Imana ibaha umugisha. N'abandi mwese aho muri mugiye mutandukanye. Hari n'abandi bantu barimo banyumva muri ino minsi batanyumvaga, bo muri Finland. Muri Finland. Finland iki gihugu muri iyi minsi bari kunyumva cyane, bakankurikira. Ejo bundi wambwiye ati burya ati mbere twarakubonaga tukagira ngo ni nyine, ati twakundaga kukurebera kuri twa tuntu bacimburamo dusetsa, tukagira ngo uri umukomediye. Ariko twaricaye twumva aho utangiriye, twumva ufite icyanditswe, ubu dusigaye tukumva. Ati rero abantu bumva turiya tuntu bacimburamo ntabwo bazima marioneri uko avuga. Ati ubu dusigaye tukumva, turagukunda. Finland bubahwe cyane. Bubahwe cyane. Imana y'amahoro kandi ibaha umugisha. Amen. Aha. Hanyuma nyuma yaho reka tuvuge ngo Imana ibishimire cyane. Amina. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuza kuganira ku kintu bajya bita indyarya, ariko ziryarya Imana. Ntabwo ngize indyarya ntiziryarya abantu, ziryargira Imana. Bivuze neza? Indyarya ziryarya Imana. Indyarya ziryarya Imana. Indyarya z'indyamirezi ndazirora nkazibona. Aha. Mama Lione, ese kuko hari umuntu ushobora kuryarya abantu bikarenga akaryarya n'Imana, akagera ku rwego aryarya Imana gusa? Abantu bari gukura. Bari gukura? Abantu bakora ibibi bari gukura mu bibi, nkuko n'abakora ibyiza bari gukura mu byiza. Yego. Abantu bageze kuri level zikaze. Sinzi mba mwarangije kumbaza, ubanza mbaciye mu ijambo. Oya, ntabwo duciye mu ijambo. Nari nkubajije ngo mbese Imana kwidahishwa, Imana kwitabeshywa, ese umuntu yayiryarya koko? Si byanditswe aho bibivuga?
ko twewe bazadutegera mu ijambo. izi ndyarya rero reka turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya turebeho gato kuri izi ndyarya. Yego. Mu gice cya 2 umurongo wa 4 haravuze ngo ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya. Okay. Ku kantu ka bene data ariko mukumve binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu. Yego. Kugira ngo badushyire mu bubata. Ntago bazadushyira mu byaha ahubwo no kudushyira mu bubata. Ukaba imbata y'ikintu. Aka kantu ka bene data niyo mpamvu ari indyarya zo mu rusengero. Yego. Rero ibi bintu birakomeye kandi biriho. Biraneze ntibyadutse bireze. Igihe cyo gusarurwa kwabyo kigiye kugera kuko harakora rakerete. Yego. Birakoropka. Birakoropka. Ubundi umunyarwanda aravuze ngo indyarya ihemwa n'indyamirizi. Yego. Tumenyereye indyarya twe zituryarya. Tukaba tunabizi ko zituryarya. Tukigira natwe indyamirizi. Yego. Ukagendana n'indyarya ukaba wayigurira n'akantu ikanagusaba. Ikanagusaba agafanta ngura akaburushete. Ubizi ko ari indyarya. Yego. Hakaba igihe nayo guhamagarika akakugurira ubizi ko ari indyarya. Yego. Kugira ngo igushyikirize indyarya zene wabo zikubohe nyine urabona nka kwa kundi Delila yazanye uburyarya kuri Samusoni ariko afite itimi muri inyuma kugira ngo Samusoni afatwe mateko. Zira ni indyarya dusanganywe ishobora no kukuryama ku bibero. Ushobora no gushoramo amafaranga yawe ariko afite kata yo kugufatisha amatekwa. Izo twari tuzimenyereye dupostinga twagize anniversaire kakwifuriza umunsi mukuru w'amavuko. Yewe ikanaguha na gift. Kandi ari indyarya. Izo tumaranye igihe turazimenyereye. Twari tumenyereza indyarya inagutwerera wakoze ubukwe ikazana na kado ikagera gutya ikakwifotorezaho ikagira kwifoto imbere y'ifoto nka ari indyarya. Yego. Izo rwose pe twari tumaze kuzimenyera. Twari tumaze kumenya ko bagiye kumuhemba turi muri groupe imwe. Yego. Nintagenda birasa nabi ikaza. Ariko ari indyarya ikaza. Nyibukije akana. Ikomereza nyibukije kuntu ushobora guhurira n'abantu muri groupe bavuga butumwa y'abakoraliste yantuza y'umuryango yitsinda ya famiye. Noneho hakaba harimo umuntu kwanga. Yego. Uwanga umva. Bese arabizi kuko ari ibintu neza. Kwanga n'amaraso ya kwanga. Umva arabizi kuko ari ibintu neza. Yego sha. Ariko icyo akakikwangira kuko ari ibintu neza kumurusha. Nta kindi kintu umupfu. Akuziza ubwenge ufite. Na revo Imana ikugejejeho. Yego. Akakuziza ku buryo niyo atirimutse gake akabona ahantu bakuvuga neza biramurya aho yararamo na serumo. Noneho ku buryo bashobora no kumuha n'agatuti yigisha ibintu bikura abantu mu bubata bwo kwa Satani agahita kwigishaho akajya gutangaho urugero akuninihura ati njyewe sinshaka kwabira nka mama nuko ati rurarusako ati sinshaka ati gukanga abantu. Ntabwo avuga gukanga akavuze gukanga ntabwo yakumva aruhutse mu mutima we. Uvuze gutyo nibuka umuntu wambwije ukuri yari yateguye igiterane cyo kubeshya abantu. Ati rero ati abantu bagutanzeho igitekerezo ngo ngutumire atari ko hari ikintu nkwangira atuvuga gukanga abantu. Atushyamo ibintu byo gukanga ati rari ugikanga ati urumva washobora kurikuramo ngo uba ari wowe ujya kuri stage. Ntihoya ntabyo nkuramo kuko yaba ari wowe wabishyizemo cyangwa ari iki ukunze niko kuri stage uzambona. Ubwo rero ngo yego ngo biri bungireho ingaruka ngo hari akantu nari kubona batampa ariko ntabwo nagutumira mu bintu byanjye uvuga ukanga. Yego. Nibe nuwo ariko izi ndyarya igenda ahubwo bari mu nama yo kugutumira
kandi yagupositinze ivuga ko igukunda ikavuga iti reka reka uyu nguyu wa mugani wawe uvuze ngo arabira uyu mumureka ahubwo hari undi muntu. Izo ndyarya twari tuzimenyereye tuzi kubana nazo pe ntacyo zidutwaye twarazimenyereye katazazo twaramenyereye ko zitubwira ko zidukunda. Izo twari tumaze kuzimenyera twumva ngirira gutya nshibira aho hantu hari kuniya izo ngizo zituzanira na gift twari tumaze kuzimenyera pe. Nukuri izi ngizi inaguferesita umwana yatsinze atereka nkwerereze 5 mugurire bike. Nukuri izi twari tumaze kuzimenyera twumva nyine twaranzuye kubana n'izi nyeca. Ako kantu ko ntago ari keza nanjye ndavumbuye inyeca. Izi ndyarya z'inyeca twari tumaze kumenyera ko ziza no kuduha ibyashara mu kazi ari ukugira ngo zihagere zirebe koko ko ufite iduka ringana nk'uko uvuga. Izo twari tumaze kuzimenyera pe ikazi kaguha icyashara ariko ari ukugira ngo ahagere. Ongeraho ko twanazihaze zitugeza ariko hari Uwiteka we yazihaze kuturusha. Ndaje mbabwire revo zigezeho. Zari ziri kuri revo kuturyarya twaremeye ariko ubu zimuye ibyiciro zimutse mu cyiciro. Ariko icyiciro zimukiyemo ntabwo ziri bukirokoke. Fire. Icyiciro zimukiyemo zikaba zigeze kuri revo yo kuryarya Uwiteka. Mwaraturokotse ariko inkwata y'Uwiteka ntabwo muza kwirokoka. Ahantu mugeze ako niko kabi. Ako niko kabi. Reka nkubwire. Murihuse jugujugu. Oya murihuse mwise muzamuka kuri revo ikase. Iyo mukomeza mukakuryarya. Iyo muguma mukatwiryargirira. Iyo muguma mukadushushanya. Kose pe twari tumaze kumenyera ububi bwanyu. Twari tumaze kumenyera ko ariko muteye twakumva n'uturere muvukamo tukumva n'uturere tw'indyarya. Twari tumaze hari uturere tuvukamo inyeco wasaba n'umugeni waho tukakubwira tuturarigendesheje. Sinuvuga nanjye ntabwo nkavuga hari abantu undi hari uturere ukuramo umugeni ukabuzanya inkeca. Hari n'akarere ukuramo umugeni ukabuzanya ikiwerewere kizajya kirangaza n'ibyumba bakinjiramo kisiga kidakinze. Utwo turere tuba tutuzi. Hakaba n'akarere ukuramo umugeni ukabuzi ko urugo rwawe rutazatera imbere kuko ni umutindi nta n'ikiro cy'umuceri yatanga. Ikiganza cye ntigitanga. Ukabuzi ko ubwo ushatse umugore udatanga urugo rwawe rutazatera imbere. Hakaba n'akarere ukuramo umugeni ukavuga uti vraiment ndaje nkire jugujugu. Bibaho. Ese umunyarwanda avuze ngo bura akarere n'umuco wako agace n'umuco wako. Ariko izi ndyarya ndugu yangu twari tumaze kuzimenyera nazo zaratubonyemo uburezi. Ubundi iyo wayimenye amahirwe ni ukuyimenya. Iyo wahishuriwe uri umunyabwenge ubana nayo kagumika kuryarya ukigira irezi. Izi rero twari tumanyize kuzimenyera ariko zakuze zageze kuri revo ikaze. Zazamutse mu cyiciro kigiye kubakoraho. Aha ni nk'ahandi urutugu rukura rugashaka rugusomba ijose. Aha ni hahandi umunyarwanda abivuze mu kinyarwanda wenda kidateye neza ku muntu waba uri kurya. Yaravuze ngo inkubise y'amabyira yitarukiriza. Uwo mugani ni ubwa mbere unyuze mu kanwa ariko bitewe n'izi ndyarya ziri kuryarya Imana. Izi nyeca rero izi ndyarya zivuze ngo bivuze ngo ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya. Aba bene data b'indyarya ariko kuki abarokora aribo abantu bafite uburyarya bw'indangakamere muri ibi bihe. Ibaze Bibiliya ngo aba bene data b'indyarya. Aha rero sinavumbuye ahubwo nahishuriwe. Bageze mu rwego rwo kuryarya Imana.
babimazemo n'igihe ariko Imana hari umwanzuro imanukanye. Yego. Irawumanukanye. Imanukanye umwanzuro kuko mutinye birarura. Yego. Mu byo mukinisha mwaradukinishije, Imana irabibona iravuga iti ntacyo bwoko bwanjye ubwo bwemeye kubana n'aba bantu nzajya mbafasha mu mibabaro. Nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanga nzamugororera. Kugeza ubwo naho hano yavuze yabwiye ngo nzahuba ko ari nawe intebe ya Satani iba. Imana rero adusunika imbaraga zo kubana n'izi ndyarya. Imana nayo ikora ikintu cyiza cyo kujya ituzamurira mu maso yazo, ikajya izirisha umutima, none zatuvuyeho zagiye kuryarya Imana sasa. Uti gute rero kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara. Abantu bageze mu rwego rwo kuryarya Imana, akava ahantu yisambaniye n'abantu nk'abane, ubundi yagera mu rusengero akaza atwaye Bibiliya atya, aje kuyobora amateraniro, akiranja agahita yihindura marayika w'umucyo mutagatifu, ubigendera kuri ritime y'abatagatifu. Yego. Muraho hari n'ukuntu baza bagira batyo. Ubwo abo ni muri bamwe nyine bene data babibiri ivuze. Birivuze bene data. Akaza urabona ubu buri gihe haryaje kuryarya Imana, aje kwereka ko ari umutagatifu n'ibyo asize akoreye hirya aho mu cyaha hafi. Ubu buryarya butumye asoma misa cyangwa asoma ivanjiri cyangwa abwiriza, akarangiza n'ibiganza bye bigatanga igaburo cyangwa ukarisitiya, azi iki ibyo bivuye kugukora. Mwakire umubiri wa Kristo batamena, akira umubiri wa Kristo. Nje kukubwira ko izi ndyarya Uwiteka yamanutse arahonda. Imana irambwiye kandi avuye hirya. Umubiri wa Kristo batamena, umubiri wa Kristo ararangiza kuwutanga akamesaje muri telefone kandi araje yigize indyarya imbere y'Imana, azi ibintu yakoze. Yego. Undi akaza amaze kwambura nk'abantu nk'abane utwaba abacyucyura mu izina ry'Uwiteka ngo iravuze zanaya, mu kandi kanya ziko umutima w'Imana kandi barabizi ko Imana itanabishimira. Yego. Ukajya kubona ukabona ati atataki shantara iravuze ngo akabajyamo bose. kandi uyu muntu aba afite ibyo abantu bose bajaho, bose ataba afite ibyabo, iyo bukeye ntibagaruka kuko nabo bemeye kuryadwa. Nabo bemeye kwicara hamwe ngo babaryarye. Kirazira ko umuntu wese waje ataha atabwiwe ibiki. Ariko buriya babikura he mama Marionette? Mu buryarya. Wowe ko basi hari mu buryarya werekwa cyane. Ni gute umuntu ahera ku muntu wa mbere amuhanurira? Iyo revo se ndayigeraho. Ndaguhanuriye wowe dore ukuntu bimeze, we dore ukuntu bimeze. Niyo abuze icyo avuga akabona urabyibushye. Ariyeranje akakubwira ati Uwiteka agukureho diabete. Ati umutima. Umutima na hypertension byose. Umaze iminsi kandi usitara cyane. Umaze iminsi uryama ukabura umwuka. Ni gute umuntu munini yabura gusitara mama? Ni gute umuntu munini hari aho agera koko akabura umwuka? Ni gute umuntu munini koko utabona ko ari muri risike y'ibyo birwara yagera kunanutse nyagupfa? Uwiteka ambwiye ko agukuyeho umwuka ukunywa amaraso. Niko avuze arakubyibuhishe. Ayiwe. Yagera kuwakekeranya akabona uyu muntu yarize. Uwiteka avuze ko amashuri wize abarozi bari baratesheje agaciro. Akomboka akajya nko ku mukecuru. Imbwiye ko Uwiteka kurinze gukenyuka uzabona abuzukuru n'abuzukuruza. Ariyeranja buri muntu akamuhibye kuko iteranira ryicaramo akabona buri muntu ikimukwiye. Harindira abane izi ndyarya ntizirindira ko Imana ivuga. Yego. Kandi ibyo zivuye gukora hanze zirabizi. Zije kwigiranya ni nyinshi, zije kugaragara mu maso y'abantu ko ari abakozi b'Imana. Yego. Izi ndyarya zigeze ku cyiciro cyo kuri level kuryarya Imana. Karabaye. Izi nazitumweho. Yego. Izi ndyarya zigeze kuri level yo guhagarara zikambika amakanzu zikimika abandi, ukamwimika kubera ko ari we muzajya muryamana igihe uboneye, nawe ukamwinkwa n'ubushumba ngo muhaye iki cyiciro. Yego.
izi ndyarya zigeze kuri urwo rwego Uwiteka reka mbabwire mwaryarya abakozi bayirabihorera ariko kuza kuyiryarya byo ntabwo iri bubihorere kandi birihuse nta terabwoba ririmo aha ahubwo Uwiteka aje kubikora afite iterabwoba njye nta terabwoba mfite ariko uburyo Uwiteka aje kubikoramo harazamo iterabwoba yego iyi ndyarya igeze mu nzu y'Imana igatangira kuvuga ngo Imana irambwiye ngo mutange amabati yose yo kubaka urusengero nimuyatanga muraba mwemerewe ubugingo buhoraho nta muntu uzarimbuka kandi sha barabikoramo wese wakumva umuntu akubwiye ko utazarimbuka kubera gutanga amabati urahatanga ubundi ukajya kwikorera ibyaha kuko umushumba akubwiye ko ubugingo buri kwibati asumuga n'ubugingo buri kwibati sinakora ahubwo ntoza na sound proof wagura n'ibirenze ibyo ngibyo bavuze kugira ngo urebe ko ubugingo bwawe bwaba buzima ni impamo y'Imana da kandi ngo aba bantu binjiye rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu yego hari umudendezo zatubonanye Imana yatwihereye iduha umugisha kugira ngo tubeho dufite umudendezo no muri Kristo Yesu ziza rwihereranwa ziza zateye imibare ziti aba bantu dukurikije uburyo bagira umutima woroshye no gukunda Imana nitubashyiraho uburyarya bazayazana kananga urugero kuri bene wacu b'abarundi abarundi ni abantu bakunda Imana mu rwego rwo hejuru yego ni abantu bagira umutima umeneka mu bihugu byose nagenze abarundi ndabagushimiye ni abantu bakunda ubu muri na misi Imana ibaha umugisha baciye ubwenge bamenye kurobanura abantu bazima mbere wapfaga kuvuga iby'Imana bose bagakubita ibifukamiro hasi n'ibyawe bakabizana ubu muri iyi minsi Uwiteka bakoze ku maso ahabwa icyubahiro bafite karagiteri yo gukunda Imana mu rwego rwo hejuru n'amarangamutima yabo yose bakayazana aba rero hari abantu bababonanye uwo mudendezo wo gukunda Imana bamwe baratega bava mu bindi bihugu bajya gushinga y'amadini bajya guprofitira ku miterere yabo bajyana bwa buryarya bwo kubereka ko ivuze kuko bakunda imvugo y'Imana bakunda kumva uko Imana ivuga bakunda guha agaciro abakozi b'Imana izi ndyarya zijya kubakenyuruza zitwaje Bibiliya n'ubuhanuzi izi ndyarya rero zagiye kubakenyuruza zitwaje ibyo hora gake ndi kubara amezi gutya ndi kuyabara gutya ndi kuyabara gutya ziraje zibona Imana ubu buryarya zazanye kuryarya Imana kuko ntabwo muri kuryarya abantu b'Imana muri kuryarya Imana mwebwe mugatinyuka mugakora ibizira mukaza imbere y'Imana mwigize nyoni nyinshi kaza gutinyuka ngo uhoraho ngo amahoro yanjye kubeshya amahoro ye guteze uri ndyarya mu rwego rwo hejuru ukora icyaha ukaza kwibeshyira ngo uragutumye burase kari akantu uri kunywa muri hoteli katuma ujya woro niko uko evidence yo kuza kwibeshyira ngo uragutumye mwandyarya mwe zirimo kuryarya Imana zigeze mu rwego rwo kuryarya Imana mukagira utundi tuntu twanyu two mwibanga mukoresha cyangwa mukorana mwarangiza mukaza kuvuga ko ari Imana ibakoresha mufite utundi tuntu mwandyarya mwaje rwihereranywa gutata umudendezo dufite muri Kristo uwo mudendezo dufite muri Kristo uvuyemo uburyarya butuma mubeshyera Imana bigatuma mudukenyuruje utuntu twacu twose twari dukenyereyeho izi ndyarya zigeze kuri level yo kuryarya Imana muri uru rwego hasone Imana iravuze ngo nimuture ibiturisho mugira birenze 20 byuzuyemo uburyarya bwo kuvuga ngo Imana niyivuze ngo muture ngo ubushomera aha ufite indwara munane ngo nayiture hano ngo Imana imbwiye ko umuntu wese uri butanga ituro ikibazo afite kiri bukemuke mwandyarya mwe mwaje kuryarya Imana muri urwo rwego muribwira ko ibyo bintu muri bubirokoke sindyarya aba bahungu baje barateguye bavuga indimi ebyiri zitagira urwa gatatu
ni indimi ebyiri nta rwa gatatu. noneho muri iyi minsi baranazize babonye ko bakora ikiganiro ku bw'indimi zabo basigaye bazivuga pe umva basizoye uzi uko umutipe asigaye avuga indimi akanahebeba ye baba we kandi ubwo ntasenga n'umunsi n'umwe yerije ubusa. Ibintu nk'ibyo babitegurira imbere y'inkoko n'ifi. Ntarisonjesha kugira ngo amenye icyo ashyiriye abantu. Nawe urakabije ntabwo ubu yakwisonjesha asaba na kofi iri hariya muri asaba iki koko umuntu n'inkoko ziri muri ziriya hoteli koko umuntu yakwisonjesha ahazamurira amavuta kwa ahubwo abitegurira muri sauna. Akari akantu nako si keza. Bazamurira amavuta muri hoteli zikomeye bagategurira muri sauna no muri pisine. No muri pisine kandi bagira ibyabo. Ako kari akantu siko ese babantu ese kuki badasenga ese ndyarya kuki zitinya amasengesho none se neza iryarya Imana ako zitera imibare buriya ako ndyarya wa mugani zitinya kujya aho Imana ivugira bura uzo zizi gutera imibare zikaza zivuga ngo iravuze. Iyi ndyarya itajya aho Imana ivugira akaza avuga ngo iravuze ubundi babikuraho ibyivuze. Reka nkubwire kandi usanga kenshi cyane ngo sibyo nibyo nanjye ureshya utya umbeshyeye ngo navuze gutya nanjye ureshya utya ubona ureshya utya ukambeshyira ngo navuze gutya ntabivuze ntabwo nakuburira ariko akantu yo nabo mugeretse Imana ibyirengagiza ntibanyomoza ubu iraje ubu iraje n'abatumweho kuko mumaze iminsi muyiryarya mu gakabya. Ese ibi bintu murabona Imana izaceceka? Mwebwe mwaribwiye ngo umwaka wa mbere biciyemo mukwema inzu, umwaka wa kabiri mukwema amamodoka, uyu mwaka wa 2024 ni umwaka w'igihombo ku byo mwariganirije mu buryarya. Mwinjiye mu mwaka w'igihombo, dore ndarahiye mwinjiye mu mwaka w'igihombo bitewe n'uburyarya bwanyu bugeze kuri level yo kwigira indyarya mukaryarya Imana. Iyo mugumya mukaryarya twe mukagumya kuyadukuramo ariko urwego mugezemo rwo kujya kuryarya Imana mukigiranyo ni nyinshi ngo iravuze mudaherukana ngo imbwiye gutya ngo iri joro yambwiye gutya kandi mutararanye wararanye n'indaya. Yego ibintu byo kuvuga ngo imbwiye gutya mutararanye waraye ku kantu gasindisha. Ubu hari wambwiye ejo bundi mubwiye nariko ako kantu unywa kusigaye utanitera akantu ngo ugahishe ko gasigaye kanuka waretsa ako kantu atariko mama rone aka kantu si icyaha ahubwo mwebwe nimwe mugiye kuba abanyabyaha kubera guca imanza z'abakabo ngo subiramo neza. Yewe nari murabuye nk'umuntu mukuru uzi ubwenge ntabwo ntirera aka kantu gasigaye kakunukaho pe. Ntukimenya kwica n'iperereza ngo hekenye n'izo ntusi hekenye n'ibyo bintu bituma wica iperereza. Ibi bintu rwose arambwira ati ikibazo nimwe mugiye kurimbuka kubera kutugenzura. Mumara umwanya munini wo kutugenzura ntimumara umwanya munini wo kwigenzura. Kandi ataka kantu gatuma umuntu arebayo neza. Umuntu utinyuka akaza ngo arebayo neza kamumontaho arebayo neza koko. Aka kantu wanyweye gatuma urebayo neza ukajya kuzana ngo amakuru Imana iguhaye ngo Imana impa amakuru. Ubu buryarya murimo muryarya Imana ndugu yangu mukuyemo ibintu mu buryarya mukenyuruza abantu b'Imana ariko ubu buryarya muri kuryarya Imana bwakuze bubazaniye igihombo. Yego mugiye guhombana murahombana n'inda zanyu zirahombana uretse ibyo mwakenyuruje abantu birahomba namwe muhombana imisaya ihombana inda zihombane mugiye kujya mugenda mukanura nk'uruvu rwari y'ubuvundere. Imana yageze aho ibabara muri kuyiryarya akawakabonye agakiza ahantu uvuye yahabonye. Umuntu umwe Elisa niwe wabwiye Gehazi ati uhaguruka ijisho ryanjye ryakurebaga
uri mu n'akanama ibihembo rya nabwo ryari rikuriho, uri muza wigiranya n'inyishu njyaharya nabwo ryari rikuriho. None ukuntu gahunda imeze biriya bibemba kiriye mu mazi fata ku mwako ahita bimufata. None nimba abantu bageze kuri level yo kuryarya Imana, ariko abantu ni bikenyarata indyarya ziryarya Imana. Yego, uririya yakubonaga. Yego, Imana ishidutse uje kubwira abantu ngo iravuze. Byibuze iyo uca ahantu utinda uvuga uti Imana mbabarira ibi bintu wambaye byarananiye. Rwose reba ukuntu hari umugabo umwe Imana yatumyeho abahanuzi n'intumwe iti reka gusambanura kabije. Yego, uwo mugabo ku munota wa nyuma abwira umuhanuzi ati jewe iyo Mana muhora aho uri batuma muzagende mwibwira ngo byarananiye kubireka. Umuhanuzi aragaruka ati Imana irambwiye ngo ubwo byakunaniye kubireka ije kubigukemurira. Yakoze impanuka bivaho. Ngaba ari bwijwi ry'Imana ryamubwite wambwiye ko byakunaniye nkubwira ko nje kubigukemurira nabikemuye. Yego, murindire ko Imana iza kubikemura. Mu by'ukuri uburindiriye ko Imana izigakemura ikibazo cyakunaniye. Ko Imana yaguherukaga uri kunywa inzoga unabeshya, ugeze aha ngaho ute ku gatuti kuvuga ngo irantumye. Uzi ko Imana irwara umutima ubu yakagombye kubirira wa Faisal kubera indyarya zirimo zikorera mu maso yayo. Ariko iki kintu sinzi ukuntu bamfasha kucyumva kiraremereye. Imana iteye nkanjye nakagombye ndimo kuba ndimo amabomboni n'amaserumo naraguye muri koma y'indyarya ziza kuvuga ngo irantumye, kandi ijisho ryayo ryayibonaga hehe mu miti. Ubu hari n'abaza bafite ku miti baza bambaye uruhu rw'urutoni. Ndamubona muri umujyi wa Kigali uyobora wambaye uruhu rw'urutoni akajya yikoza mu maso atume kutona kuri aba bantu, mbe gutona ku bakoma, mbe gutona kuboroheje mbatoneho. Ugasanga umuntu atonnya ku banyamafaranga ariko ntatonnya ku banyamwuka. Coach, iyi ndyarya haryo bizindyarya ubu Uwiteka aragomya arebere umuntu w'umugabo nzi mu buturo bwe bwera wigeze guhangana n'umugabo witwa Farawo. Aramubwira ati Farawo gahunda ukuntu imeze ndabanza nce mu gihugu imfura zose zaba iz'abantu zaba iz'inyamaswa n'abagore bashakanye n'abagabo baba ari imfura barapfira rimwe ndabanza ncemo mbacemo. Murakabije. Ubu uyu mugabo waciye mu gihugu akica imfura, ubu wowe nako gatwe kawe katize n'icyongereza n'igifaransa arakanonera udafite na titire udafite na diplome ya secondaire ubwo aryo ubwo araguhereza. Reba uyu mugabo witwa Uwiteka watambutse abwira umugabo ati uravuze ngo naho amarembo hejuru akinguka imimvuze sinzabikora. Ejo bazabirya uri intumbi ariko uzapfa umaze kubibona. Ubu uribwira ko uyu mugabo utavugirwamo wagize gutya umugore n'umugabo bapfira umunsi umwe ari we Naniya na Safira bazanye uburyarya. Ubu uribwira ko ari buguhereze wowe uvuka hirya kwa Ntoni waje wateguye ibintu byo kuza kundyarya ukigira indyarya imbere yanjye. Uraza kundyarya ndemisi wari uhari, uraza kundyarya aba bantu uri kubeshya mbarema wari uhari, uraza kundyarya aba bantu uri kurya imitsi mbaho umugisha. Uyu mugisha nabahaye ukaba ubakenyuruje. Umugisha nihereye abantu banjye baje imbere yanjye ukaba ubamaza bakaba basigara abakene, ukanza imbere ukavuga ukajya imbere yabo ukavuga ngo ndi Imana igutumye. Wibwira ko aba bantu uhinduye abakene narabahaye umugisha uri bubirokoke. Ndi Uwiteka ndahagurutse. Bantu birije ubusa baransenga mbaha umugisha urangije uza kwigira indyarya ngo ndagutumye ntagutumye none ubamazaho imitungo naguhaye. Wibwira ko jyewe Uwiteka nyiribihe
wagendeye hejuru y'inyanja nkakabya inyanja nkatanga abana mu nda zacuze wibwira ko agiye Uwiteka ibi bintu ngumya kubiceceka ngo nuko wambaye umusaraba ntazi aho wakuye? Ndi Uwiteka ndahagurutse. Imana itugirire neza cyane. Ngizi rero indyarya zirya ry'Imana. Jewe ibi bintu ndi kuvuga si ndi kubivugishwa n'amarangamutima yanjye sinanabishobora biteye ubwoba. Ariko amarangamutima y'Imana mwayacokoje. Ije rero kubereka ko mwayacokoje mugakabya mwandyaryamwe. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane. Wasubirijemo n'ibibazo bibiri nenda kubaza. Ikibazo cya mbere ni kivuga ngo izi ndyarya usibye kuba zikora gutya ziryargira mu murimo w'Imana, ahandi ziryarya none dusanze zirya no kuryarya mu bakomeye, zitwaje ibyo zambaye zagiye gucura, yego ugasanga nyine zahagurukijwe no kujya kuryarya nabo bakomeye. Ahari waba uri muri zo garukiraho, icyo ukeneye ni ugusengerwa. Ikindi ahari waba warahuye nazo, yego twatweretse ibimenyetso byazo. Bimwe mu bimenyetso yenda dusoza mu Marioneri aragira ibyo yongeraho, ariko nyabona mugerezaho kandi nawe wari uri kujyajwa n'indyarya ziryarya Imana zikanayitwaza idaherukana nazo, yego zigatuburira abantu b'Imana. Mwagiye mwumva nawe mwahise mwisangamo. Nawe se umuntu araguhanuriye ngo bizagenda gutya na gutya, mu by'ukuri uyu w'inshuti yawe wakujyanye muri urusengero yagutangiye amakuru kuri amuhanuzi, nawe acyura akantu kuko bazi ibyo bazakuvanamo. Niyo mpamvu bahita bagutegeka kuba inshuti y'uyu muntu. Umuntu akaba yarabuze uko yaka umuntu. Marene uzi uko ngiye nshobora kuba narabuze uko nkwaka nk'ikintu, yego noneho nkagutumira nko mu iteraniro ahantu, yego nkurikije uko tubana buri kimwe cyose, nkaza noneho nkavuga ngo ubu se Marene ubu wamara kabiri udatekereje uko mbayeho? ntabwo byashoboka. Reka rero wamuhanuza hanura ati tora baba Imana irambwiye ngo ujye ugira no kuntu utekerezaho Emmanuel. Yego ati yego. Imana irambwiye ngo hari nubwo utekereza yuko ujya nko ku meza ukavuga uti yaba umuhungu wanjye ahari, nibyo sibyo? Ati nibyo. Ati reba hano muri kamera. We reba hano tureba. Mu kameramani nawe akaba arimo aratanga raporo. Ati kandi ndi kureba yuko mu rugo iwawe ariko kuki uri kwibaza ku nzu? Ndabizi ko nyine ukodesha, kandi niyo waba udakodesha ubona tuzuye nk'uko ubishaka, ntabwo kabura ko kwibaza ku nzu. Fire kakubwira kandi kantu Marene gahurirwaho n'abandi bantu bose, abantu benshi. Ati ndi kubona mu rugo rwawe harimo inzozi zo gushikagurika. Nihagira umunyarwanda umbwira ko mu rugo rwe haburamo inzozi zo gushikagurika. Nabuzwa n'iki gushikagurika n'ibibazo mwifitiye muri iyi minsi by'amadeni n'inzara umva abantu ugasanga arabarambitse hasi yabatuburiye koko. Please hari ababikora Imana yabibabwiye, inafite n'umuti. Impamvu ya byose rero yuko bakubeshya, arabihanura gusa ariko ntabitangira umuti. Yego ntabikuzaho, abikamo abantu ubwoba, ntakuramo abantu ubwoba. Rero dusoza niki wakongeraho? Icyo nongeraho ni ikindi cyiciro cy'izindi ndyarya zihongwa amafaranga zivuye gusambana, zikaza kuyatangamo icya 10 n'amaturo kuryarya Imana. Izi ndyarya ziryarya Imana izo muramuke neza. Zikaka izo ni nyinshi, zikaka na mikrofone akazazanye nk'ikirabyo cyo gutegura mu rusengero. Icyo kirabyo Imana ikibonye harya abatwigeze kubavugaho. Niba wibuka neza twigeze kuvuga ku bantu ntibari bafite icyo batwaye Imana, ariko ibyo bari gukora, icyo bari gukora nicyo
icyo kibi kuko icyo cyigisho twarakivuze twarakivuze icyo wongeyeho kongeraho turi ku isomo ryitwa kongeraho icyo wongeyeho nicyo kibi icyo wari wakoze cyo gusambana ni kibi ariko icyo wongeyeho cyo kuzana ituro uvanye mu gusambana ritejejwe nicyo kibi nicyo kiravuze ngo siga ituro ryawe ku gikarabiro nturishire ku gitambiro urishire ku gikarabiro ugenda ubanza wihezura none uwongeyeho suna bisize ku gikarabiro ahubwo uje kurivugira handi manjo cyagarewe icyo kirabyimana ikibonye kweri nayo ubwaye kibonye iravuga iti iki kintu bavunye gusambana akakizana mu nzu yitiriwe izina ryanjye n'ibintu Imana izagiza gutwika muyoberwe n'impamvu bitwitse bitewe naho byaturutse n'Imana zabyo ziri gukurikirana ibintu byabo ubundi ibi bintu bya Satani mwazanye mu nzu y'Imana hari igihe Satani azajya aza kwishyuza ibintu bye mwazanye ku yindi Mana bishye cyangwa byibwe byakurikiranwe na nyirabyo mama numva ko ntiyabwiye Elisa nabwiye ati noneho basco ubwo utabyemeye unyihera ibitaka igihe nzajya mbyicaraho ndi mu ngoro ibyo ntekereza muri Isiraheli nawe burajya yicara ati shati akaza umutipe yari yagakoze neza rwose burajya yicara akareba ikiraba akavuga ati bikamwibutsa wa munsi bese yazanye ikintu cyerekana yuko Imana izajya ireba ikibuka itariki yo gusambana iki kintu wazanye kiragukoraho ubu buryarya wazanye mu nzu y'Imana alhamdulillah buragukoraho Yesu Kristo reba iyi telefone waje gushima Imana ugatanga ituro ry'ishimwe ngo Imana yampaye telefone ngo ni Imana yaguhaye telefone we kwa jina la Yesu mushumba dusoza ngo muyimpera amashyi ngo special ngo Imana yampaye telefone ukuye abagabo babiri byinyo abana babo baricaye ntibari kwishyurirwa minerivare ngo Imana yaguhaye telefone izi ndyarya Yesu Kristo izi ndyarya nyamara nazitumweho dusoza ahubwo kanya ngo nzisengere kugira ngo uyu muyaga uje utabahitana mutumye Imana izana umuyaga kandi hari igihe umuyaga uza ugahita n'uhitana ariko uwo begeranye agahuma amaso bikatugiraho ingaruka kandi iyo uhumye gakeya hari ibigucika yababa we mwana ndyarya mupfukame mbasengere nawe kandi wumva gushaka gutera iyo mibare sigaho Uwiteka yarakaye umujinya aje kugira ikintu akora ndumva nifuza kubasengera izi ndyarya ziza gushimira Imana ngo zari zimaze imyaka 10 zarabuze urubyaro ukabubizi ko umwana umukuye kundi mugabo atari uwo mugabo muhagararanye warangiza ukaza kubeshyera Imana ngo Imana yabahaye umwana umugabo nawe akabigenderamo kubera kuterekwa akabanderera abandi mwandyarya mwe wapfukama ahura ukavuga uti Imana imbabarira uburyarya bukabije tukagusengera ntuzarimbuka warumvise iri jambo Imana kugirire neza cyane reka tumusengere uyu muntu wemeye gucishwa bugufi n'ijambo ry'Imana Mana ishobora byose waremye ijuru n'isi gahora usingizwa ijambo ryawe rikoze ku mutima uyu muntu wese wari wiharaje kukuryarya muri iyi minsi agakora ibintu mu izina ryawe abikwitirira ariko bitaraturutse mu izina ryawe imbabazi zawe zimuzeho cyane umurava wawe umubeho ndatesha agaciro imbaraga zose zavuye ku mwanzi Satani zikinjira rwihishwa muri uyu muntu kugira ngo aze gutata umudendezo w'abantu bawe mfobeje izi imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara Imana kugenderera ubu bwoko aya masaha bugahindurwa n'iri jambo urakoze nyakubahwa kubikoze neza mu izina rya Data wa twese Mwana n'Umwuka wera amen amen shalom shalom shalom.